Muraho neza, nishimiye kongera kuganira uyu umunsi mwiza, umunsi twungutse mu minsi dusanzwe dufite ko iyo utaza ubwo byari kuba birangiye, iminsi yari kuba iturangiranye, buriya hari abantu baryama bazi ko bari bubyuke, ugasanga byabaniyemo, baravuga ngo yapfuye urupfu rutunguranye cyangwa se twaherutse aryama ari muzima ariko ntibyakunze, ariko ni ubuntu bw'Imana kuba abantu bashobora buriya icyo ugambiriye kubona ukigezeho, ntabwo ntekereza ko buriya hari effort nyinshi abantu baba bakoze kugira ngo bibe, kuko ubundi twese tubayeho nko mu bufindo, reka tubyite gutyo, ariko ntabwo ari ubufindo ku Mana, ni ibintu biba biri porogaramu, biba bizwi, ubundi abantu bavuga ko cyangwa se abantu Imana yahaye impano yo guhishurirwa, uburyo Imana yatanze impano nyinshi nk'uko tujya tubivuga, ariko umuntu ashobora kubyenterepureta gutya, hari igihe usanga Imana imuhishuriye yuko hari ingabo zihariye zije kurinda cyangwa se hari ubutware bwihariye bukurinda, kandi uretse ko nyine kubera ko biranazwi, iyo hari adversaire cyangwa umwanzi w'igihugu haba hari n'uburinzi bwihariye burinda icyo gihugu, no mu buryo bw'umwuka rero ni kimwe, kubera ko akenshi hari igihe usanga abantu bavuga bati realite y'isi hari igihe usanga byenda kumera nk'iby'ijuru, niba abantu b'Imana bari aho cyangwa abakozi b'Imana bari aho, bakwiye kuba barinzwe n'Imana mu buryo bwihariye, kuko bafite umwanzi uhoraho Satani n'abadayimoni. Rero buriya ijoro ryose, amanywa, aho ugenda hose ufite ingabo zihariye zikurinda, kandi ni byiza, ni na ngombwa yuko abantu bumva yuko buriya bafite ukuntu barinzwe kandi bakagenda bafite assurance cyangwa se ibyiringiro by'uko burya Imana burya ibitaho kandi ibazirikana. Ibyo rero nabyo ni ikintu gikwiye kuduha kumva yuko burya tunakomeye, burya hari ubwirinzi cyangwa se uburinzi umuntu yiha cyangwa se bimusaba gushyiraho kugira ngo abeho cyangwa se abe atekanye, ariko hari imbaraga ziturenze cyangwa zituma tubasha gushobora ibi cyangwa ibi, ntabwo ari twe tubyikorera, ni surnaturel, abitamo ni force surnaturelle cyangwa se ubushobozi ndengakamere cyangwa se ndengamuntu, reka mbyite gutyo. Rero reka dusenge kugira ngo tuganire ku kiganiro nateguye ko turi buganire uyu munsi, tubone kumva mu by'ukuri Imana iradushakaho iki. Imana turagushimiye, dushimiye ko twitaho, tugirira neza kandi tubashisha muri byose, reka tugusabe kugira ngo dushyigikire kandi ubane natwe, ubuzima bwacu bw'umwuka n'umubiri burindwe kandi buragirwe nawe mu izina rya Yesu, amen. Nongeye gushima, hari abantu ntajya nibagirwa gushimira umuntu wese ufata umwanya we akumva ikiganiro nk'iki ngiki, si n'iki cya Huguka Official gusa, ahubwo ibiganiro bishobora gutuma wunguka mu mibereho, wunguka mu mibanire, wunguka mu buzima bwo gusenga, wunguka mu buryo bwa hari igihe usanga abantu babayeho ariko utamenya se ubundi umuntu azirikana yuko iminsi afite ishobora kuba izarangira, ko nta muntu uzabaho iteka ryose, abantu bakwiye kugeraho bakavuga ati igihe kirageze, umuntu avuye mu isi, ni ibisanzwe, ariko abona guhera ku wa mbere kugera ku cyumweru ntiwamubona yasenze, ukwezi kugashira, umwaka ugashira, apenenda igihe cya Noheli nikigera ukazumva yenda ngo yagiye mu misa, yagiye gusenga, yagiye mu materaniro, burya abantu ubunani iyo bugiye kurangira, ubunani ni iki? Iyo umwaka mushya ugiye gutangira, veye yayo cyangwa se ijoro ry'ubunani cyangwa ijoro ryo gusoza umwaka, ugasanga umuntu yagiye mu rusengero ruri hafi aho ngaho, simbizi niba ari ubwoba bwo kuvuga ngo
umwaka urangiye ndiho, nari nzi ko nzaba napfuye cyangwa se reka niragize Imana umwaka mushyashya izandinde, ariko ukabona ntibisobanutse. Ubundi umuntu akwiye kubaho mu buzima, akwiye kwibaza ngo ariko ubundi ndiho gute? Imana harya ubwo niba nemera Imana, abantu benshi usanga bavuga ko bemera Imana, ariko umugani wa Yakorasi ngo bavuga ko bazi Imana ariko imirimo bakora ikabihakana. Sinzi niba abantu baba bazi Imana cyangwa se ariyo basomye cyangwa basomewe cyangwa ari ibintu bavukiyemo gusa, ariko ni nk'aho umuntu aba ari mu bintu atazi, kuko kugira aderese ni kimwe no gupuratika ni ikindi, gushyira mu bikorwa no gutekereza amaherezo y'ibyo bintu ni ikindi. Sinzi n'abantu bajya babitekereza ko ubundi ingingo numvise dukwiye kuganiraho, nashatse ko tubatse ubundi kuba mu idini bimariye iki? Ubundi kuba mu idini bimaze iki? Haba hari abantu bavanga idini ngo imyemerere, ngo imyizerere, ikindi gihe twibaza ko ibintu byenda kumera nk'uko, ariko ndashaka kwibaza ubundi idini ryanjye rimariye iki? Kuba ndaha ndi umukatolike bimaze iki? Kuba ndi umwangirikani bimaze iki? Kuba ndi uwo ari we wese bimariye iki? Noneho si ibyo bikimariye gusa, ahubwo bimariye iki bimariye iki entourage, harya bita ngo neighborhood, voisin, abaturanyi banjye bibamariye iki? Noneho ukibaza ngo ariko ubundi kuba mu idini byampinduyeho iki? Byamfashije iki? Ntari mfite ntararijyamo. Yenda malheureusement abantu benshi babivukiramo ntibanihitiramo, ariko ngo ababivukiyemo akenshi batabigenderamo nk'ababyihitiyemo. Niyo mpamvu bavuga ngo abana b'abakirisitu ba cyane cyangwa abana b'abayobozi bo mu matorero no mu matorero bitwa abo muri iyo matorero, ariko hari abo uzasanga bitwara nyine bigaragaza ko batihitiyemo, kabibamo nyine nk'ibintu by'akamenyero, ibintu biri aho. Si bose, ariko bakunda kuvanga abana ngo bakanaka, ngo usanga usenga cyane, usanga uba mu byumba cyane, usanga ari umuyobozi mu itorero, usanga ari umuririmbyi ukomeye, ntabwo ubona birimo cyane. Araza gusenga bisanzwe, ariko kuki ubundi atabibamo cyane? Abyanga ate niba yarabonye normalement agenekereza ko ikintu wakuze ubona so nyoko abirimo neza, wakwiye kugikunda nawe ukakibamo, ariko kuki batabibamo? Kuki usanga bitwara ukundi kuntu? Nahoze ntekereza ubundi kubaho hari topic twese kuvuga ngo ariko ubundi idini ritariho cyangwa imyemerere iyo yose itariho, tujyana mu nsengero, byatwara iki se cyangwa byayungura iki? Ariko uyu munsi nashatse kwibaza ubundi amadini tubamo, dusengamo kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru, harya amariye iki sosiyete? Cyangwa se atumariye iki? Aduhinduraho iki twebwe? Ariko ntitubyitiranye, nashatse kureba ko usanga ibintu bicika hirya no hino, kandi ibintu bikangizwa n'abantu baba mu madini cyangwa mu matorero, kandi buri munsi basenga. Njya numva hari iminsi twashyizeho ngo ku cyumweru ni umunsi w'amasengesho ku bantu bose b'abanyamadini, abaprotesita, abakatolike n'abandi.
ariko tukavuga ngo ku wa gatanu ni umunsi wihariye yenda w'abayisilamu, ku wa gatandatu ni umunsi w'isabato, ku badivantiste umunsi wa karindwi, sinzi ku wa kane abahafite, hari iminsi yihariye, ariko wenda ukazasanga buri munsi habaho umwanya wo gusenga byihariye, nta bintu byinshi ugiye nko mu baprotestant surtout mfate nk'urugero rwa ADEPR, uzamusanga buri gitondo yenda bafite biriya twita ngo ni nibature, twibature isaha imwe buri gitondo, arazinduka azindukira imbere y'Imana kandi ni byiza, n'inyoni zijya zibyuka ziririmba, bakunda kwinterpreta bavuga ngo ziba zihimbaza Imana, simbizi ntabwo nize iby'inyoni cyangwa biodiversité, ariko umuntu akavuga ati buri gitondo ndajya gusenga, abandi bavuga ati saa 9 nigera zo mu rukerera ndabyuka nsenge, ati ni amasaha meza, isengesho rizamuka neza, yakwibaza niba hari amasaha yo gusenga n'ayo kudasenga, niba umuntu ashaka gusenga saa 6 y'amanywa ntibigende, bamwe barabyibaza abandi bakavuga bati imyuka mibi hari igihe iba iri mu nama yitegura kwataka umuntu cyangwa gutera umuntu, ariko byose umuntu akibaza ngo wabyuka saa 9 wasenga ku manywa, wasenga buri nibature, wajya mu butayu, hari abantu bamwe bavuga bati ibyo byose turasenga ande horo cyangwa pari y'amasengesho yo mu rusengero, ya mu gitondo se, amanywa, yo kwiyiriza ubusa mu buryo busanzwe, kuko ni amasengesho atandukanye, bamwe biyiriza ubusa, abandi bati turajya mu butayu, abandi bati turajya mu mazi, biterwa n'ibyo umuntu yemeye cyangwa yahisemo, hari n'imyumvire, birashoboka umuntu akaba ati jyewe ntasengeye mu mazi sinakumvirwa, ibyo nabyo ni ukureba niba ibyo byose byaragiye bizanwa n'abantu cyangwa se ari recommandation za Yesu cyangwa se rusange abigishwa bigishwa mbere, hari n'imyumvire umuntu arashakisha mu buzima, ubundi mu buzima umuntu abereyeho gushakisha, abaho ushakisha, kubera ko tuba toujours dans le besoin, umuntu ashobora kuba akeneye iki, akeneye kwaguka mu buryo bw'umwuka, ashobora kuba akeneye iki mu buryo busanzwe bw'ubuzima, akavuga ati I will try my best, ahantu hose nzagerageza, nakwiyiriza ubusa, narara nsenga, najya muri nibature, nagira ne, rimwe na rimwe abazungu ugasanga bajya bananenga bati abirabura impamvu muhora imbere y'Imana muba mufite ubukene bwinshi, numvise hari abo twigeze kubana bakajya batunenga ibyo ngibyo, ati ibintu byinshi muba musaba ni ukugira ngo ubone amashuri y'abana, ubone minerivare, ubone amafaranga wubaka inzu, abagira ati twebwe turabifite, what is next, wa mugani wabo, uretse ko nyine umuntu yanakibazaho, ubundi kuki umuntu ahagijwe n'ibintu byose, kuki umuntu afite akazi keza yita keza, umuntu akaba afite facilities zo kugenda, afite imodoka, afite inzu nziza, afite n'ayo akodesha, imirima ye irimo abakozi, buri munsi areza, ameze neza, donc ibyibanze mu buzima, ibyo twavuga ngo n'ibya Alex arabifite, bya nibyo byo kwesha, hari ibyo bita ngo ni ibintu bya Alex, ibintu byo kwinezeza, usanga arabifite, kuki yabibonye agabanya gusenga muri rusange, ntabwo mvuze ngo bose babibona cyangwa bameze neza bose baragabanya gusenga, kuko urwego ugezeho rwose hari igihe ufite menace cyangwa ibikurwanya, ariko kuki umuntu azi imbere y'Imana akennye, yababaye, afite ibi, nkeneye amashuri y'abana akagenda neza, baratsindwa, cyangwa nanjye ndiga muri kaminuza cyangwa segonderi cyangwa ashakisha Imana cyane, nkabyukira imbere y'Imana even from yenda mbere yo gutangira ikizamini nkabanza nkiragiza Imana nkajya ne, ariko nanatsinda singiye n'umwanya wo kwibuka yuko nanatsinze kubera ko naniragije Imana, kuki
nsinda nkazajya ubwo ndangiza universite nkazakora graduation nkajya mu kazi nkagira ne, kuki urabihuza ute ubundi wa mugani w'abazungu ni umunyamerika umwe tuzi kuba tuganira, kuki umaze kubona afite ibigeragezo n'ibibazo bitandukanye agira imbaraga nyinshi mu gusenga ariko yasubizwa ukagira ngo yageze iyo ajya? Kubera iki se umuntu ashaka kwibaza kubera iki abantu ubona cyane batsimbaraye mu gusengera ibintu byo mu isi gusa kandi duhora turirimba ko tuzajya mu ijuru? Kuki usanga imbaraga nyinshi abantu bazitanga mu bintu byo kubona ibiri hafi aha gusa, ariko mbarwa bakaba basenga Mana tweze dutunganye ubugingo bwacu bwezwe, ariko even nubwo wakongeramo iki kintu cy'ubugingo cyo gusengera ubugingo, ariko ibyinshi nka pourcentage nini usengera ibiri ku isi kandi uvuga ko urimo ujya mu ijuru. Idini ritumariye iki? Nicyo ndimo nibaza. Kuki abantu bigishwa gusenga mu rusengero ugasanga bati muri mu nzu y'Imana? Najya mbona na Bibiliya igiye yerekana amasinagogi, abantu ngo bageraga igihe cyo kujya mu masinagogi barasenga, bagiraga ngira ngo sinzi hagiraga iminsi y'amateraniro cyangwa amasengesho ndavuga bya kera ibyo dusoma Bibiliya itwereka, ariko ibintu byo kujya gushakisha ahantu hose, abantu bamwe baravuga bati butayu Yesu yajyaga arara mu ishyamba akabyuka se ajya kubwiriza akagira imbaraga, kandi ngo ajyanwa n'umwuka mu butayu arangije gusenga iminsi 40 yageragezwa na shitani, ahandi bati ibintu bitandukanye, ariko gusenga bifitanye isano no gusaba ibyo ukeneye ukabibona, warangiza ugahita ugenda ugahita uhunga Imana. Ese icyerekezo cyacu cyo kubona ibyo mu isi byose bikaba duhagijwe ariko tukabirarangiye, Imana nta sano yindi dufitanye? Ese ko abantu benshi usanga bavuga ngo mu ijuru tuzajyayo rwose, uzaza ryari mwami ko tugukumbuye, ariko ugasanga ibyo by'urukumbuzi rw'Imana puratike yabyo ntayo, shyira mu bikorwa ubona umuntu atsimbaraye. Bibiliya iravuga ngo bahoze amaso ku by'isi, kandi nanone twibaze aho ntidutwarwa cyane, cyangwa se hari n'abantu bavuga bati nagiye mu itorero ko naranywaga cyane ariko ndavuga nti kamwe ngomba gusevinga, I have to go to the other church, akajya muri ADPR akajya muri Anglican akajyana, ariko abo atanu narindi naranywaga iza yose, sobanura kuvuga ni saving of the money of that money, ariko ukibaze yaje agira ngo ahindura icyerekezo cy'imigenzo, ko bavuga ngo tourne de sens, wari uri muri iyi sens runaka urahindukiye urebeye mu yindi sens. Ese kureka iby'isi no kuva mu isi mu buryo spirituel bivuze kuganya amafaranga menshi ntuyasipendinga cyane, aravuga ngo atagaguza amafaranga, noneho ndasevinze kugira ngo naguka cyane mbone imari nyinshi. None se umuntu yakwibaza se amaherezo y'umuntu ni ugukira cyane no kugira byinshi cyane ari mu isi, cyangwa icyo abantu bagera mu madini ni kugira ngo bazanatunganye ibihereranye n'ubwami bwo mu ijuru? Ni ibibazo maze iminsi nibaza, nawe wamfasha kwibaza, noneho ukibaza se ubundi twahinduye amadini cyangwa tuvukiye mu madini ngo tumarire iki? Umuntu ashobora kwibaza niba ubuzima bw'umuntu burangirira ku isi. Abantu bamwe baravuga bati
n'ibyo by'ijuru ntabyo tuzi, ati isi yawe nuyigira neza ubwo niryo juru ryawe, siko atari byo tunizerera. Abantu bakwiye gutekereza yuko ibibarenze byose, ibyo utekereje bikakunanira kubigeraho, udakwiye kumva nyine ko ugomba kwemera ubwonko bukavuga ngo that is enough, ubwo ngubwo nyine nta handi hahari. Ikikuyobeye ntabwo wirirwa ujya guhangana uvuga ngo no, ubwo nyine nta kindi gihari. Udashoboye gusenga nyine ntabwo uzavuga ngo gusenga ntibishoboka. Abashoboye gusenga nibasenge, barabishoboye. Niba udashaka kwinterpreta ikintu kikurenze, rekera aho nyine, ubwo nyine nibyo. Ariko njye ndimo ndibaza, dukwiye kwisuzuma ngo ariko ubundi iyo ndimo nsenga imbaraga nyinshi nzishyira ku bigaragara n'ibizarangira, cyangwa ntekereza iby'ubwami bwo mu ijoro first, ibindi bikaza nk'inyongera, nk'uko Yesu yavuze ngo mushake ubwami bw'Imana, ibindi bizaba ari inyongera. Hanyuma reka turebe, hari ahantu Bibiliya ivuga, nsome gatoya, igitabo cyanditse ahantu bivuga ngo umuntu niyibwira, ni muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 26 na 27, handitse ngo umuntu niyibwira ko ari umunyadini ntagenga ururimi rwe, ahubwo akishuka mu mutima, idini ry'uwo muntu riba ari ubusa. Idini ritunganye kandi ritanduye, ni umurongo wa 27, imbere y'Imana Data twese ni iri: ni ugusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo no kwirinda kutanduzwa n'iby'isi. None ashatse guca akarongo, urumva ngo umuntu niyibwira ko ari umunyadini ariko ntagenga ururimi rwe, cyangwa ntakore neza, ntagire ate, ngo iryo dini yavuze ngo idini ry'uwo muntu riba ari ubusa. Nanone umuntu yakwibaza ngo ari ubundi, njye nawe turi bukibaze, kuva aho nagereye mu idini cyangwa mu itorero, hari ubwo byampinduye wiki, byangize muzima, byangize mwiza anveri inshuti zanjye, cyangwa ndacyari wa wundi, cyangwa nasubiye inyuma, nabaye mubi kurushaho. Cyagiye nibaza idini rimariye iki se? Kuba mu idini bimariye iki se? Kuba ndi mu idini bimariye iki abaturanyi n'abavandimwe? Ubwinshi bw'amadini ubundi bumaze iki? Amadini ko ahora avuka mu Rwanda, no kuzabikora ubushakashatsi tukamenya, yenda umuntu agiye muri RGB yabimenya, amadini ariho menshi buri munsi avuka, harya ubundi arungura, unaryama agatekereza idini, ni umwuka uwihishurira. Ni byiza gusa mu ntekerezo zanjye ko mbitekereje nk'umuntu ukwiye gushaka ibintu bizafasha abantu, kugira ngo basengere uruhare rwo kugabanya inzererezi n'abantu bakora ibibi, cyangwa ni bizinesi. Hari n'ibyo nabonye, umuntu wese ashinga itorero cyangwa idini, bose usanga kugira ngo, simbizi, umuntu nakwinjira mu buzima, ariko ugasanga umuntu wese afite tandansi yo ibyo arimo akora, arimo arasenga, arashaka kuvuga mu ndimi. Zose zitangwa n'umwuka wera, zose n'Imana izigaba. Ni ukugira ngo se nemeze umuntu, cyangwa ni ukuri kw'Imana? N'ibyo nabonye bindi, gusenga, ko basengera abantu ngo n'abarwayi, barabasengera bakikubita hasi, koraho fire, abantu barikubita hasi, abandi ubwo nyine bakongera bakasenya kubita hasi. Ese mumfashe gutekereza, kuba mu idini ritampindurira ingeso, ritampindurira imico, ritambanisha n'umuturanyi neza, ridatuma mpinduka uko narindi ngo mbe muzima, mbe umuntu kabisa, abantu bavuga bati cyakora byaramuhinduye, ubundi bimaze iki?
ese kuba mu idini bifitanye isano no kwanga abataririmo, bifitanye isano no kwanga abatarisengeramo, abo tudahuje idini, bimera biti. Kuba ndi umu ADEPR bimpa akise yo kwanga umukatolika cyangwa umudivantiste cyangwa kanaka? Ese kutaba umwadivantiste bivuze ko umwadivantiste ncaho akanyita umupagani, cyangwa umuyisilamu ncaho nkanyita umukafiri? Ese kuba mu itorero ntavuga mu ndimi nyinshi bivuze ko uvuga mu ndimi nyinshi ansuzugura nk'umupagani? Harya ubwo kuba mu itorero, ndagerageza gutekereza mumfashe, abana banjye batabona umumaro w'iryo torero mu rugo iwanjye, cyangwa umugore wanjye atabona inyungu zo kuba muri ADEPR nk'umugabo we, yaba aririmo cyangwa ntanaribemo, harya ubwo inyungu arazibona? Ariko nanone reka nibaze, ese kuba mu itorero turi kumwe, turi abantu twese tuba mu rugo, twese turi mu itorero rimwe, bitanga urwaho rwo gusuzugurana? Twinjire nko mu ngo, bamwe bajya barekarama bati umugore wanjye sinzi niba ari uko abona nta kintu namukoraho, ntamukubita, ntagira ne, akabona nyine ibintu byose yitwara uko ashaka, ataha igihe ashakiye, iminsi yose no mu materaniro, mu butayu, mu nibature, ijoro, iki, ntajya amenya uburenganzira bwanjye, umwana wanjye birirwa birukanka mu makorari hirya no hino, ubundi ngo basenze, ubundi ngo basohotse, ubundi bagize bate, sinjya mbabona, iyo mvuze banyereka yuko ahubwo njye ndi umupagani. Izo claims njya nzumva mu bantu bamwe bamwe tugenda tuvugana. Ariko se idini ubundi harya ubwo ryaje kumpindura ingeso mu buryo buri positive, cyangwa ryanyongereye agasuzuguro no kwangana? Ese buriya umuntu yisuzumye, Pawulo yakunze kuvuga ngo mwakwisuzuma ntimwagirwaho n'urubanza. Buriya iyo umuntu aje mu itorero, umunsi yari umukatolike, ejo abaye umupantekote, akuruwe n'umwuka wera, nicyo ADEPR ryo yita ngo ni itorero ry'umwuka, Eglise de Pentecote. Ejo bundi ahuye n'umudive ati utagiye mu isabato ntuzabona ijuru, ukaba yirukanse agiye muri Adventiste du 7e jour. Ejo bundi ahuye n'umuyisilamu ati Muhammad, Imana imuha amahoro n'umugisha, umuntu utatoha Muhammad ngo ajye mu idini ya Isilamu nta kigenda, kuko Imana ntibyara ntibyarwa, akaba ahindagiye muri Adventiste. Ejo bundi agahura n'umutemoin de Jehova ati dore Bibiliya kugira ngo ni ibyahishura, ati mbona ijuru rishya n'isi nshya, ati aho gukiranuka kuzaba. Akaba aragiye mu batemoin de Jehova ati nta makorari ntaki, akajya bazatura mu isi nshya. Yageraho ejo bundi agahura n'abandi ati buriya ibintu byinshi, guhinduranya amadini nk'imyambaro, burya nibyo bitanga umusaruro? Gusa ni ukwibaza ngo ese kuba mu idini, kuba muri ibi ndimo, njyewe byampinduyeho iki cyangwa bimariye iki abambona? Ese byunguye iki? Ni iyihe valeur ajoutée bihaye isi, bihaye igihugu, bihaye umudugudu ntuyemo, bihaye aho? Kuba mu idini ntibizatuma mba umutwaro? Abo dusengana, hari abayobozi banjye mu itorero, hari abayobozi banjye mu nzego z'ibanze, ndi igisubizo? Bitanga ubuzima? So rero ikiganiro cy'uyu munsi cyarimo ibibazo byinshi, ariko ni buri wese biramureba, yibaze ngo ariko kuba ndi muri iri torero, kuba ndi mu idini,
byunguye iki abantu bose, byunguye iki ari jyewe, ari abanjye, ari abaturanyi, ari abantu bose bibunguye iki. Hanyuma dusenge dushaka ko tuba abantu b'ingenzi, tuba abantu kuko bagaragaza kuko ibyo twagiyemo cyangwa aho twagiye hazanye impinduka, yaba ari mu buzima bwanjye, yaba ari mu buzima ntanga ku ruhande aho ngaho ku bangose cyangwa ku bankikije. Imana ibahe umugisha. Tuzasubira. Mana turagushimiye, ni wowe utwigisha, ni wowe utubashisha. Reka buri wese ureba ubutumwa, ureba iyi video yitekerezeho, kubera ko gusenga ntacyo byaba bimaze abantu badahinduye ingeso, badahinduye imico. Ureke rero tugende nk'uko bikwiye kandi tuyoborwa n'Umwuka Wera. Dusaba mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha.